kucegera ku rwego rwo kurongora umuhungu bundi nuko mbona nta gahunda mufite ubundi umugabo igitsina gabo gitandukaniye n'igitsina gore umugabo ni haso nta mugabo uhumura umugabo arangwa no kunuka urumva neza manu wakarabye uretse gatoya umugabo arifata kitera parufe ugomba kuba ufite icyuya urumva karongora umugore mwiza ukamusiga n'icyuya ndahiriye imbere y'amategeko ko nzacinye mu mugore wanjye ku ndaya zitandukanye ngo nshobora no kuzaba umutinganyi rimwe na rimwe ibyo ngibyo bizabigeresiko nkazajya ndara mu kabari n'ubundi niho naraye ndahiriye cyane ko umugore wanjye nzajya amuhereza umuturanyi wo mu buriri mu gihe nabuze ngabasika mwana buriri ndababaye binarenze seka makuru mukiye kukibabaye oya mufite imyumvire mani mibi uriya muntu ntago aba yanze kubaho neza nk'undi kamara reka no kunyumva nabi uri kumva ngenda mvuga ko umuhungu w'umukene nyine babifata uko babishaka umuntu ke nta kibazo. Hello ladies and gentlemen, this is MCDS as usual guys. We love you so much. Turabakunda tubahoza ku mutima. Birakureba. Tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends. Hari nakandi kantu bambye ngo ngeno ngeraho. Ngo tell your sugar daddies and sugar mummies. Period. Tell them. Ngo ubwire kuri subscribe yica no bayita Saneza TV show. No. Kamara yicara niko yitwa Saneza TV show. Shaka ako wambaye neza mwana Kamara muri nabisi ufite amafaranga none se naza kuri Saneza sanabi wambaye neza asante sana wagipfa urabona uwo mwana w'umukobwa ukuri impande Isadunda yabonye TikTok komeza anya ngo urashaka kurya boro ngo imodoka n'inzu nitandukanyije n'ibitekerezo byawe bibi bitubaka societe nyarwanda aya ni wowe ufite ibitekerezo bibi ngaye ibaze ko wowe ufite ibitekerezo byiza afata ngo akavuga ngo abadatabuje yambuke yes okay urukumva shandi kumwe n'umukobwa wakoze TikTok ari kuvuga ngo ngewe ngo turasezeranye ngo ariko ngo azasezerana ngo na fiance we ngo ariko ngo kugira ngo amwandikeho imodoka n'inzu gusa ngo noneho ngo nibatandukana ngo azaba murashe boro nanjye nasinziriye mfashe boro yanjye ko nakuje kubona hano hari babaraga ko ninjye agahita afata boro man nabonye barabayinjiye sinziriye beta mfata boro yanjye kandi ntabwo burya yifashe nayifashe yinjiye ndavuga ati mu baraba noneho waje azanye bag igikapu uri disimasi cyangwa yitwa cya kindi bitandambiwe Kigali ndabarasa boro ahangaha mumirwe cyanye yanye ndayicunze akoreka nkubaze Jamie ubu haje umuhungu akakubwira ngo agushake nuko numvishije utangiye kuvuga ngo wowe ngo uzarongora ngo ntago uzarongorwa nese ko ndi kubona abahungu rega nta gahunda bafite mu aya kurongora uyu mukobwa bavuga kurongora muri kino gihe abagore basiga bava ngo bararongora nyine no gushaka imifungo ukabura umu big mother ufite nyine account ikora movement sibyo ukaba niba ari Access Bank cyangwa niba ari Beka nabamamarije nta mafaranga bama urumva ukajya ujyaho kenshi ariko ujyanya pana kujya kuvanayo aho ngaho rero ufite ubushobozi bwo gufata umutipu ukamurongora oya ufite ubushobozi bwo gufata Gaspari urumva amazina ukoresheje cyakora nawe shaka kubyumva ukamuhindurira life ugafata umusore ukamuhindurira ubuzima agashininga twandikiranya ariko uko musigaye muri abajura shamani barakangwiza ukuri icyo mamukurikiye ni kimwe kivuge kivuge n'ubundi buzanye amafaranga urumva uje kuyamena
kugira ngo uwo muhungu ashayininge nawe rero iyo ashayininze adashaka nawe tamari urumva nawe akajya agira gute akajya mutama ako kamaro wabonye ko Zari yavuze ngo what are you bringing on table ni Zari nyine reka nkubwire njyewe uzi ndamutse ndongoye umuhungu ngo harya ngo nuko umuzani wanjye ubundi reka nkubwire kuzajya mujya kuki ugera ku rwego rwo kurongora umuhungu ubundi nuko mbona nta gahunda mufite yo kubarongora n'ubu nakurongora njye ase kurongora uri kuvuga ni ugukora iki none se uzana umuhungu ukamwisharije ibyo bintu byose ukeneye iki oya wowe uri kuvuga ngo kumuzana ngo nkazajya ngo gusuka hasi harya nsuka iki yakorewe nandese ko mudasukara ase nuko mutayafite cyangwa erega abahungu badakora iteka bazarongorwa ngo abahungu badakora zamurongora ajye yoza ibyomba ateka koropi ubundi umugabo igitsina gabo gitandukaniye n'igitsina gore umugabo ni haso nta mugabo uhumura umugabo arangwa no kunuka ukubyumva kwirushya kuya urumva neza manu wakarabye uretse gatoya umugabo arifata akitera parufe witera parufe gute ugomba kuba ufite icyuya urumva akarongora umugore mwiza ukamusiga n'icyuya umugabo wagiye kwitonora urumva akagenda akihindura umukobwa urumva muraje mu barongora umuntu abatera n'inda asundi kuki abagabo badatuma umugabo utazi kumena ibuye umugabo utazi irihuro uwo ni mugabo ki mugabo uri we yicaye niyo mpamvu Jamila afashe ubwanzuro wo kubarongora ufite benshi ahubwo uzarongora bataye yabo azajya arongora umwe amuhinze arongora undi amuhinze nzabubakira akageto hanze bazatonda umurongo bakabanemo nzagenza bite mu nshaka komeza indongozi yawe abarongora ugabo baruzuye mana yanjye mise nibaza Jamila hari ubwo ugira sheri ni iki nyine umukunzi ni sheri de pour ndikunda bihagije sheri mubwira ngo sheri ni sheri de pour uvuze umubiri w'inkoko umunsi nabonye sheri bizaba bimeze gute nta mafaranga ufite wowe nta kintu ufite ku buryo wavuga ngo warongora umuji abaji b'i Kigali bacana ushaka amafaranga ye ngo nyaguhe umuji w'i Kigali bashaka kutunga nyina urumva yaba ari umupfakazi yaba afite umugabo ukabatungana urumva abo baji nyine badakora abashaka umutunga ukamwambika ukamugurira amastampo ya danje ukamukubita za ofu urumva akaba yambaye isanzi za Rolex yambaye neza yikwije ipantaro yayidodeyeho urumva tujya gashitwa muri clipazi urumva ukagenda ukamutereka ku mucongo mwiza wa buri munsi muri Triple Zone urumva cyangwa kwa Walter Nails umuntu akaba shining ameze neza kuri ya kumutaka umeze neza urumva bahita ngo mwana ufite se asubwo wamumarana igihe kigara gutera afite ubuhe burambe kamaro nari wamuguriye mwana ufite se urumva uzi wamuguriye mwana ufite se urumva akamumenyera school fees school fees zayariyo school fees sha ntago nyiza ntago ari yahinduze school fees y'abana bakoboyi urumva nuko umufata ukamujyana nyine urumva kamuha amafaranga akajya amenya naho ajya kwitoreza kwitoreza basitari muri gym se ntago ari gym ajya kwitoreza kugira ngo agaruke nyine urumva ari nawaka wamugane wabagana agaruka ari wakabi ari baddest harya umuntu utarashatse aba ari iki aba ari ingaragu abari ingaragu se cyangwa ni unmarried no unmarried ntago ari umuntu utarashatse byose ni kimwe yaba yaragumiwe oya ntago ari unmarried unmarried hari abantu bashatse wowe uri uragumiwe hari abantu bashatse bari unmarried oya none se bimeze bitabo bana ni abantu bashaka se batarakoze mariage bashaka nta mariage bakoze gusa abo bantu nibo bari unmarried none se ubwo buri iki uri unmarried nawe oya
naka mwaka n'ibyo ase wowe mariage reka nkubwire wowe kucyumva oya mariage ntago ari kujya mu buriri ngo mwiyorose ishuka n'umugore. mariage ni iki? Mariage urumva ni ugusaba ugakwa urumva wamara gusaba ugakwa ukaba ufite uwo mukoranye ubwo bukwe imiryango n'inshuti bagaterana urumva mugasezerana imbere y'Imana n'abantu nkuko babivuga nkuko twabyigishijwe dusezeranye se imbere yanjye nawe twe dukundana ubwo ibyo nibyo tubikora buri gihe uza abantu twabonye none se hari abantu nubwo twaba tubikora buri gihe iswa yaba bizi mfite divorce nk'ijana ziranarenga goraje hagarara 1000 uravuze ngo abantu bo muri Kigali dukora divorce buri munsi. Divorce se ntago mananye divorce noneho divorce urumva ubu ngubu nabonye nuze sinza kandi nabonye kariho nuze amategeko ya divorce ko umuntu azajya divorce nyuma y'imyaka ingahera 15 I think mu Rwanda ariko azajya ukora divorce bazaba barica iyo myaka muzayihanganira no kwicana umwaka bumura nuko divorce ni ntabwo bakicana urumva abo bazicana iyo myaka nizajya ni 20 aho asa abantu bashobora kwihanganirana imyaka 15 abantu bashaka divorce wenda mu minsi 3 cyangwa 5 cyangwa mu mezi 2 ikibazo murashyushye cyane musigaye mukora mariage kugira ngo mwereke famille zanyu yuko mwagize success urumva ko hari ikintu kizima mwatekereje nyine ko mutarumbye ariko noneho mwagera mu rugo ugasanga ibintu muri bihinduye urumva n'abakoboyi benshi mundi guta umuntu akora mariage kugira ngo yereke umuryango mwereke abavandimwe n'inshuti ko ngo yagize ikintu yageraho winkomeretsa mani hari abantu bambwiye ngo tubane nta mariage utangiye kunkomeretsa wowe nabo abakubwiye ikintu cyiza aragushyigikiye uragigikiye bakubwiye iwacu nago babyemera ibyo bintu iwanyu ubusubi wanyu urashaka kurongorwa kugira ngo wereke so na nyoko oya boye tonze ubiwanyu okay mbabare sinzi niba bafite urashaka kurongorwa kugira ngo wereke inshuti zawe cyangwa ushaka kurongorwa kugira ngo wubake umuryango ase Kamaro uretse ko ibintu wenda muri kubishira ku rundi rwego ni gute wemerera mushiki wawe kubana n'umuntu batasezeranye ahubwo gusezerana na mushiki wanjye urumva uri igihararumbo ntabwo nabyemera mushiki wawe ari igihararumbo oya wowe uri igihararumbo ngo usezeranye na umuhungu mbese byaba bimaze ikibyo ahubwo wamureka akaba ari nuza ari free sister wawe agumirwa bakajya bamurya gusa no niba aribwa rero urumva no kuvuga ko atetse bana yanjye noneho ntabwo ari mubisi simpari ndatakaye arahiye baramuhishije yo Jami urabyemera kubana n'umuhungu mutasezeranye tubana mu ruhe rwego nk'umugore n'umugabo nese ubwo ndi umugore we n'indi ubizi iwacu barabizi ese bundi mufite ikibazo cyo gusezerana k'imirenge ihari oya hari abantu banze gusezerana oya njye tudasezeranye avuga ngo reka mbanze ngutere inda mbone kugushyira mu rugo aba bantu bafite ubwenge tudasezeranye oya tudasezeranye iwacu barabizi reka nkubaze iwanyu babizi ko mubana ubundi kubyara without amategeko urumva banumva byaba ari byiza gusa mu muco wacu ntabwo ariko bimeze ubundi gusezerana njye numvaga uko mbyumva opinion yanjye numvaga umuntu yagenda akajya mu rusengero urumva imbere y'Imana pana mu mategeko akagenda bagakora bakora ubukwe agasezerana nyine imbere y'Imana n'abantu akavariya mu byo kuvuga ngo impeta nyiguhaye nk'ibikimenyetso n'isezerano n'ibiki urumva nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya ariko uretse ko bashyiramo amategeko nahara n'imbere y'Imana n'abantu nese Imana sibera bose icyarimwe iyo yaje mu itegeko rero hari ukuntu ibintu biri serious hari ukuntu noneho urumva ugomba kuba serious muri Kigali Kamaro hari ukuntu muri Kigali ngo umukobwa ngo agenda akaba mu nzu y'umuhungu ngo bari gutestinga ko babasha kubana ngo bakamara n'icyumweru kwezi muka breaking up ibyo byarabaye kenshi yanyu byambayeho bimeze gute se ni byiza yaratestinze ko tuzabana duhita tubana wow that is nice mumaranye igihe kingana gute kandi tumaranye imyaka 2 mwatestinze se mu gihe kingana gute nyine kuva yaza muri test ntabwo yasubiyeyo
aracyari muri teste sha oya uzi ko wasaba muzatandukana dutandukanwa n'iki n'urupfu urakoze oya nyine ni ukuvuga ngo aracyari muri teste Kamaro oya test yaratsinze yarayitsinze nanjye narayitsinze hari abantu bakora testing imyaka twasanze 5 hari test umuntu akora bikarangira agize gute atestinguye nako atestingishije agakomeza atengiti atestinginga mane yanjye Jamila nagura testingaho uri jewe uri hafi ariko nge ngiyeyo hari umuntu ubona ukabona muzajya gutestinga kana gahora muri test ubwo numva nge nawe se twe twatestinga niyo mpamvu kagenda na za test rapide zana ko gakapu kawe nkwereke ngakari kamuhe agera n'isoko shinini ashaka harimo rapide nyinshi avuga ajya kwa Kamaro ava yajya kwa Mike ava yajya harayi banze menye ko ubuzima bwabo buhagaze yegerayo satani rero mama bagerayo satani bamubabwiye nk'abantu babanye nawe urumva ariko ntago bigeze babana none se Kamaro umugore aramutse ahuye n'undi muntu umutestingisha byarangira ute ahubwo se se bishoboka nawe ushaka ngo testingisha kubaza tu ubwo nyine yamutestingisha yaba nabiciyemo urumva agasubira akabwira umugabo we ati yewe natestinze urumva nsanga mfite umuntu ngomba kongera mu mubare w'abantu bankoreye test neza ese ubundi gutestinga akagira abagabo babiri ufite bangaho ubu tuvugana wowe ubu ufite umwe nge mfite ikibazo nshaka kubaza Kamaro shaririho niba ufite umugabo umwe nta numwe mfite nta numwe noneho aka kava akajya oya ngiye baranyanze ngo simfana nge mfite ikibazo nshaka kubaza Kamaro baranyanze ngo simfana reyo ubwo rero ni sobukwe oya nge mfite nge nshaka wabogare wasaga ari umuhungu yari yihandagaje arambwira ati ririyo udafana reyo famiye yacu yose ifana reyo ntabwo byakunda barongora reyo noneho iwabo ubwo barongora nge nshaka kubaza Kamaro nshaka kumbwira muri test ibikorwa biberayo ngo numve ko nagira ni njye ujyayo se kandi warayikoze ntabwo narayibakoreye nyine mbwira ibiberayo nawe niba ufite amatsiko uzaze nyigukorere urambariza kuri kamera kubera iki azaza umutesting azakubwira nyuma si muri inshuti mane yanjye ese ko wisize insenda byagenze niyo mpamvu ndi guhumura kandi uri kuvuga ngo umugabo ngo ntahumura aranuka sawa nyine biriya bintu navugaga byo kuvuga ngo nta mugabo ugomba guhumura umugabo arangwa no kunuka ni ukuvuga ngo nyine ni nko kukubwira ngo ni nko kubwira abantu ngo umugabo arangwa no gukora akazana icyunzwe none se akazi kose kabirisha icyuya ni icyo kintu ushaka kuvuga hari akazi katabiza icyuya oya umbasha hari utuzi tutabiza icyuya Kamaro ngambwira kamwe muri utwo tuzi none se reka nahise atega ugutwi ateze ugutwi ariko mubwire da wasanga vuga akazi katabiza icyuya kwandika ntibibiza icyuya ukoresha bike ntabwo bibiza icyuya biterwa n'ibyo uri kwandika uko bingana yandikiyeho uyu mwana uyu mwana bike irabiza icyuya kubera ubuko none se oya tandukanya umunyeshuri n'umuntu uri mu kazi ntabwo ukeneye test by the way tandukanya umuntu uri muri classe kuko wiga the whole day right na computer none se ku kazi uhora wandika na computer uri kuri keyboard gutya ntabwo ibyo ngemera reka nkubaze gatoya Jamie indahiro wakoze wari uri seriye ndi seriye cyane ibyo ndimo ndabikomeje wakongera ukayirahira yo kuturasa bo ongera uyirahire Kamaro murahize satandahize rahiza umuntu ngewe ni Nsima Jamila ndahiriye ku mugaragaro ko nabana na fiance wanjye mu rwego rwa business yego akanyandikaho kimwe mu byo atunze cyane cyane inzu n'imodoka twatandukana nkaba murashe bora Imana bimfashemo
Kamaro ntabwo umukoresheje indahiro neza ikintu nashaka agashaka kumurahiza neza komanika n'ikiganza kankurahize fata ku idarapo oya manika ikiganza vuga ngo harya witwa Nishimwe Jamila Nesima Jamila vuga izina ryanjye neza Nensima tutarwanira Nensima Jamila yego vuga ngo njyewe Nensima Jamila ndahiye imbere y'amategeko hasa ni mu mategeko komeza ndahiye imbere y'amategeko ko mbanye urumva Natanazi Gasupari who is that komeza komba bongera mutangira arasubiramo oya ariko amazina ari kuvugana nagatwika shaka andi mazina twika oya Jamie komeza njyewe ni Nsima Jamila reka ngiye nkurahize njyewe ni Nsima Jamila ndahira imbere y'amategeko ko nemeye kubana Natanazi Gasupari tukaba oya buretse gatoya tukabana urumva mu buryo bwa mu buryo bwa business tukabana mu buryo bwa business nkabyuka mu gitondo nkajya gushaka amafaranga nawe akabyuka gushaka amafaranga nkabyuka mu gitondo nkajya gushaka amafaranga nawe akajya gushaka amafaranga simuca inyuma simuca inyuma oya iyo ndahiro ntago yakunda indahiro ye nuko amwarika imitungo okay simuca inyuma banza ugere kuri ball okay nyine ngiye kuzigeraho simuca inyuma ongera ubwo murongera mutangira mbere yuko tubana akabanza akampa imitungo mbere yuko tubana akabanza akampa imitungo mana we cyane inzu n'imodoka my love Gaspard nkagurira inzu mama n'imodoka nkagurira inzu mama n'imodoka ese nyirango n'imodoka none se mama wanjye yaza kundeba yateze nkagurira papa wanjye costume 12 ntago yazambara Anombe ngakora stock y'imyaka 20 iyo nkakora stock y'iki y'amafaranga cyangwa y'amafaranga na pana y'amafaranga y'ibyo kurya n'amafaranga byose ushaka y'amafaranga nkajyamo harimwe mu mwaka nkajyamo harimwe mu mwaka yowe urakishimiye Gasupani we nari ntegereje hanyuma ngatestinga urumva 3 mu cyumweru hanze hanyuma ngatestinga icyumweru cyose hanze Imana ibimfashe utaka bigufashe yarangiye none Gaspard aho uri hose niwe nari ntegereje umutima wanjye uratera ku bwawe ndagukunda mwarangiza mugakora divorce twareza tugatandukanwa n'ibyisi kuko urupfu rwo ntabwo twarugezaho kabisa ngo ndahiye nishimiye divorce tuzahana nyuma y'imyaka 3 yo ngo noneho ngo leta yashyizeho 20 use nabandiye mana we shawuri igicucu ubu nabandihe uri igicucu akora mu storyteller tungiye nakunze ukuntu ganira ni byiza cyane ubu marabanyirungu ku buryo mbona ugahita kandi hari abantu buriya oya amarabanyirungu hari abantu buri ukuri gushira mu biganiro nk'uyu mwana abayiganira nka kano kantu ariko hari abantu bajya mu rukiko bari kurahira irandahiro nyine ya nyayo ariko mu mutwe harimo ibingiyungu ari kuvuga kandi ariko babimeze mu mutima ari byo ari byo byibereyemo noneho sasa nk'uyu nguyu ari kubivuga gutya muri joke urumva muri TikTok nyine ariko ugasanga man be real more than you think ni ibintu bihari ni ibintu byuzuye ni nabyo bigaragara every day yibaza iyo ndahiro ko ari ukuza gusahura umugabo wawe none sibyo musigaye muza muje gukora nibyo barahira ariko sakarakaje mu kiganiro ngwino mu kiganiro sura yanyweye ibiki ese wabinywere hano ngwino nawe urahire ngwino hano kuri kamera njyewe yego ndahiye ko yego umuhungu udafite ikintu atazigera ngera mu maso
azajya kwa mama we udafite amafaranga ajya kwa mama bamugaburire nta mpamvu yo kuza kutwikoreza imitwaro abakobwa muri Kigali twarabahaze. Amen. 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 Ndahiro uvuge ngo ari wowe ukitana amazina yawe ubundi. Irakoze nta kwasa hose. Irakoze nta kwasa hose. Urumva? Rusi. Ndahira ngo njyewe irakoze nta kwasa. Njyewe irakoze nta kwasa. Ndahiriye imbere y'amategeko. Ndaye imbere y'amategeko imbere yawe. Ko nzabana n'umukire. Ko nzabana n'umugaga. Wambutse ibintu. Wembutse ibintu. Akamwambutsa muri boro. Umugabo. Utaryama mu nzu urara amajerwa. Igora hirayo niyo ndahiro ya da. Wenda wirirwa mu Rwanda akarara Canada. Oya, utaryama mu nzu urara amajerwa. Okay, utarara mu nzu arara amajerwa. Ariko deduanisha amamodoka n'iki n'amakontineri. Deduanisha amamodoka n'amakontineri. Byiwe. Uwo mugabo. Uza mu rugo agahita asinzira. Yego. Komeza. Ibyo ni bibi cyane. Ibyo twaba dupfuye nawe. Ibyo wamugemeje. Indahiro sikunaniye. Ndahiricitsemo kabiri. Yanze ibintu byo kurya. Dese karabikunda. Yo. Sha, we nta nubwo yakubwiye yuko ari company. We nta nubwo ukeneye noneho, nta nubwo ukeneye amafaranga n'ibindi. Nahise numva ikintu ukeneye. Ukeneye umugabo wamfura we. Ukeneye umugabo mama. Ayikundira idudu. Urumva? Ya, desha, we nta butunzi ukeneye. Ukeneye idudu wamfura. Kamagira nyine. Mugire. Yo. Kandi urabifite. Kandi wozarongo. Cyari kuri Saneza TV muri kumwe na Yosili ndetse na Kamaro. Kiganiro turakirangiza ze ko mbona mwabyarangiriye mu Ndahiro. So ufite gahunda nagiye yo kundahizara? Kanayo ngo. Ugeze wandahiza iki? Reka. Njyewe Uwineza Liliose. Uwineza. Liliose. Ineza Liliose. Ndahiri imbere y'amategeko ko. Ndahiri imbere y'amategeko ko. Aso mikore ebyiri zose niziki. Nzashakana n'umugabo. Ntamukunda. Oya. Ndakubujije. Ndamukunda. Abo ngomba gushakana n'uwo. Dukomeze nacyo. Ntago nayikora iyo ndahi. Tuyihindurira mukunda. Mukunda. Muryarya. Oya hoye. Asi satani iri mu biki. Nyine komeza we bivuge na se. Oya muryarya wapi? Wagira ngo turimo ntabwo turi mu mategeko. Okay, mukunda gake muryarya gake. Oya mukunda cyane muryarya gake. Nagamije amafaranga afite. Kubeshya n'icyaha. Oya kubeshya n'icyaha. Ujyawe mwana w'umurokore usenga urashaka ko mbeshya. Ubeshya ukina kandi ukaba. Okay, yaba azi gukora ibintu yaba atazi gukora ibintu. Oya nanone. Oya ndakubujije. Kamaro aho nsimbuke. Dukomeze. Ndakubujije Kamaro. Njye ngira flight ya buri gihe. Flight za buri gihe ni nta Kamaro. Amen. We manifest. Nzaryamana n'umuhinde. Yego. Hanyuma mwibuke gukora subscribe, share and comment kuri Saneza TV kugira ngo mudacika ibiganiro twabateguriye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turi kubwira Kamaro ngiye kukurahiza. Nanjye nkurahiza. Manika ikiganza. Oyakimanika kurya. Njyewe Kamaro. Manika iburyo. Njyewe Kamaro. Ndahiriye imbere y'amategeko ko. Ndahihiye imbere y'amategeko. Bivuge neza. Ndi kuvuga mu Gifaransa wakintu. Oya. Bivuge neza. Ndahiriye imbere y'amategeko ko. Ndahiriye imbere y'amategeko ko. Nzaca inyuma umugore wanjye. Ku ndaya zitandukanye. Ndetse n'amasire y'Queen. Komeza.
ngo nshobora no kuzaba umutinganyi rimwe na rimwe. ibyo ngibyo bizabigere siko. nkazajya ndara mu kabari. n'ubundi niho naraye. nkataha bibaye ngombwa. ngataha bitunguranye. ndahiriye cyane ko umugore wanjye nzajya mwohereza umuraza mu gihe nabuze. ndahiriye cyane ko umugore wanjye nzajya mwohereza umuturanyi wo mu buriri mu gihe nabuze. kandi azajya nca inyuma akabyara no hanze ndabimwemereye. kunca inyuma no kubyara hanze ndabimwemereye. abana nzajya mbarera, abagabo turabarezi. n'ubu ngubu ushobora kugira ngo siko urumva ngo niwe siko kandi nyoko niwe uzaba yakuvanye. komeza. ikindi ngomba kuzagira inshoreke tuzajya dusohokana. zitari munsi y'igihumbi tuzajya dusohokana. tukaba tubana mu buzima busanzwe bwo kwishimisha. tukabana mu buzima nka rimwe mu myaka 10 nkaza nkita ku mugore wanjye. hanyuma nabona umwanya nka rimwe mu myaka 10 nkita ku mugore wanjye. rimwe mu myaka 10 nkaza nkita ku mugore wanjye. ngo si ibyo bintu Imana izabigufashamo. nzasinda rubanda n'isi n'akabari bigufashemo. no kuvuga ngo reka ngiye nongere izindi ndahiro urumva. ndumva hari ibyo wasize. nzanywa byeri urumva. sinzoga. sinzaha mu rugo. amafaranga yose azaba ari ay'inshoreke. amafaranga yose nzajya nyahindaya. nzajya nihumura gusa mbyutse nabwo nzajya noga mu maso noza imitsingi. rubanda n'isi n'akabari babimfashemo. mu bimfashemo. ubwo urumva wishimye. amagambo ashize ivuga. Kamaro bibaye ari byo bintu wabikora. waba uri umurigenti. ariko hari abantu babikora. shamani nta muntu wakora ibyo bintu. none se ntabagorora. mane Kamaro ntabwo iki kiganiro cyarangira utagarutse. ameze na umva araturitse nyine natagaruka mugire ngo nibindi araba yapfuye nakundi. oya ntago yapfira hano. reka ibyo bintu si twabishobora. tunari gukora uri kumwumva ari guturagurika. none se marine zo hanze zazindi nakubwiye ajyamo zamwandije indahira arahiye. isi kwereka yuko bikaze. hanyuma Jamila Kamara aramutse avuga ngo akugira umugore wa kabiri ku mugore afite ko yamaze kuvuga ko hari umugore yatestinze. akugize uwa kabiri wabyemera? oya ngiye nago nk'umugabo mfite umugabo sibyo utamufite ubu ngubu akakana umuntu twashakana nago nambize ko afite undi mugore ngo niyo mpamvu navuye mu basiramu ugeze ugasanga bizi ugasanga uwo mugore ahari twakubaka muri babiri. none ibyo biba byiza leta dushyira mu nzima. ntago nkunda ibintu byacu kujya hanze y'inzu. Nubuga ngugezeyo ugasanga baca umugani mu kinyarwanda ngo uzi cyakora aranyahetse. oya reka nkubwire. nyine ntabizi ko afite undi mugore. ntari bitwakundana tukabana. yaba hari akamuzana mukajya mu nzima cyangwa tukajya haba tukabana. Nago nkunda ibintu mukazamurara mu cyumba kimwe se. yego nibyo byiza. iyo bayita ngo welcome mu mukeba. oya ko se ngaho mva ijambo akoresha. nese si yaba ari mukeba nawe uri mukeba. iryo jambo nge nago ndikunda. yaba ari iki cyawe? yaba ari umuvandimwe man. umuvandimwe gute? nyine turubatse. umusangiragabo. tukaba turabasangiragabo. twakubaka akora ugakomera. biri seriye nukuri. ntago mwarwana dupfa iki? mupfa umugabo ko mumusangiye mumuhuriye kandi umva tumusangiye naga ari umwe ego ko ushatse kuvuga ngo wowe kubana n'umundi mugore
ufite undi mugabo nta kintu bigutwaye ntari mbizi ariko uri kumva apana ari umugabo w'umukene ndashaka kumenya Jamila abakene mu bahoriki bakene bapfe bashire abakene kubera iki se abagabo b'abakene none se ubwo twazari nta mugabo w'umukene ubaho muri asereka nkubaze Jamila umugabo w'umukene ntabwo yagushyira mu rugo uri kubona ukuntu ungana shandarye rero izina ry'Imana yo mu ijuru nta muntu burya uhitamo ubukene nta n'umugabo w'umukene uhari tu buriya umugabo wese bagahinda bivuga aba ari umukire mana aba ari umukire kamara kwivuza ushaka kurira umugabo wese aba ari umukire urumva ariko abantu bose ntago banganya ubushobozi kuko buriya niba umuntu abasha kubana n'ibyo kurya akaba yatunga umuryango we urumva n'ubushobozi bwiwe nuko babyita ngo ni umukene aba ariyo nyine capacity ye urumva naho ngaho bagarukira urumva ntago abantu banganya imibereho ntago abantu banganya freedom ntago abantu banganya success urumva ntago rero numva ko ari umugabo w'umukene waba umugabo w'umukene ni umugabo w'umukene mu mutwe umugabo w'umukene mu mutwe urumva utabasha kugira gute kujya guhigira umuryango utabasha kujya gushaka icyo umwana wazarya urumva ko nk'ibi bintu bitera ipfunwe n'abana bavukiye mu ngo nyine zitifashije urumva nk'ibi biganiro bishobora kubatera ipfunwe kuba wenda kwa runaka ari abakire baturanye akabona nyine ibyo bakisesingaho n'ibyo bafite bitandukanye n'ibyo wabo bafite urumva ibyo bintu bishobora gutuma umuntu akurira muri depression urumva cyangwa depression bikaba byamucisha mu yindi nzira ya bugufi urumva bikamuviramo no gupfa cyangwa gukora ikindi kintu runaka so nta mugabo w'umukene umuntu wese ufite umuryango yaba arya rimwe ku munsi uwo muryango we waba urya ibirayi gusa urumva waba urya ibitoki gusa waba urya isombe gusa nako isombe ngo naryo ngo ni iry'abakire sombuza ukuntu ari y'abakire umuntu wese yumve ngo ntago ari umukene ntago ari umukene murayivuze numva ndayishatse ntago ari umukene umugabo w'umukene urumva ni umugabo utazabyuka muri uzarebe n'ahasoza umugabo wawe muzabana niba azaba adafite n'amafaranga sibyo ureba uvuga ati at least yagiye yagerageje hari ababire babyuka baryamye mwana gusa umuntu uwo niwe mukene sibyo umugabo wawe yagiye Jami akajya mu kazi nubwo yazatahanye amafaranga make cyangwa agataha ntayo nubwo atayatahana ariko yagiye abagabo urukundo bafitiye umuryango wabo abagabo mwitanga abagabo b'abakene oya uwo ngubyuka akagenda mana akajya kumena ibuye akajya gukora ubuyede kama basi wirira ndarize mbabaye kuri mana abakobwa nago bagikunda abahungu badafite amafaranga nta kibazo bajya gushaka ngo urwego rwabo niko Jamila nta kibazo umugabo ubyuka mani umugabo ujya gukorera icyatanu bibiri reka nanjye nkubwire akajya guterura imburubeti akajya gusunika ingorofani turashize uwo mugabo kurize mani uwo mugabo ni umukene uwo mugabo ni umukene ndi kureba neza cyane ndi kureba nabi ndi kubona amaso kamararize mani ngabasika mwana gure ndababaye binarenze seka makuru mukire kukibabaye oya mufite imyumvire mani mibi uriya muntu ntago aba yanze kubaho neza nk'undi ibaze ko ibintu yagiye kuvuga mbiretse oya reka nkubwiye kama reka nkubwire ngewe ntago ndi kuvuga ko umugabo w'umukene byacitse ahubwo ikibazo ngewe nk'ubu ndi kuvuga ku basore sibyo ngewe mba ndi kuvuga ku basore kuko ngewe nese ubwo umugabo wundi twadiringa iki nkaho urubatse umva nyine ibyo ndi kuvuga mba mbivuze mu buryo buri psychological urumva buriya abantu bazi ibintu abantu bize bazi icyo bita ubumenyamuntu bari burebe kino kiganiro baba basobanukiwe ikintu kimbayeho ariko nk'injiji ntabwo yabimenya oya njye nagisobanukiwe kandi ntabwo nize that's true n'abantu bagira niyo mpamvu mbuze n'icyo mvuga njyewe ntabwo mbona umuntu w'umugabo n'umwe w'umukene ufite umuryango none se abahungu b'i Kigali buzi bakumbwa urumva imbwa itabyuka nkikore urumva
itabyuka ngo ishake ikintu kiyitunga ikumva ko izatungwa n'abandi yarakennye mu mutwe. njye wumva ikintu mba ndi kuvuga ku bahungu b'abakene Kamara reka no kunyumva nabi uri kumva njye ndamvuga ko umuhungu w'umukene nyine babifata uko babishaka muntu ke nta kibazo ntabwo yemerewe gukunda nyine kuvuga ngo urabyutse mu gitondo ngo ugiye gutereta umukobwa abakobwa barasaba niba bari umukobwa ufite amafaranga ntago abura shida gutura none se ubwaye nk'imyaka 20 ntarira none se ubwaye gutuye uri umuhungu w'umukene wamufasha iki ntugwita uvuga ngo yagusuzuguye oya nabyo yegereje umutima uzi impamvu se hasoza abantu zirenze tu hasoza abantu ziratandukanye ariko hasoza abagabo ni haso zikomeye cyane. None se Kamaro bavuze ku bagabo urarira ndashaka kumenya umugabo noneho wataye urugo rwe Kamaro umugabo wataye urugo rwe urumva ngo nuko ngo abona ubukene bwabaye bwinshi agacaho akagenda ashaka no kugenda atari ubukene akagenda urugo rwe abagabo se bagenda uzamutandukanye urabisiko n'abari abana uretse gatoya umugabo wataye urugo rwe mutandukanye n'umugabo urumva wagiye guhigira urugo rwe akazana 1,000 cyangwa 2 urumva agahita yereza umugore agasigara amubwira ngo mama faranga ishyire ku ikarite kugira ngo mbone ko nza gutega KBS. Ariko bose bitubita abagabo abantu baratandukanye tubita abagabo wataye urugo rwe rero shanjye ntabwo namubonye nyito akuzi ko hari abagore hanze ahangaha mwana umugabo wataye urugo rwe abamwita umutarugo sawa dukomeze bamwita inzererezi ntabwo ari inzererezi imana uzi ko hari abagore bazinduka bajya gukora ikintu ariko ibyo nka boromani boro naceje ubundi hari mu mujyi hafi yo kuri Tedemire nshyashya ndeba abakoboyi bari kuzamura sima urumva mu gitondo kare nari mvuye mu kabari ngiye mvuye kurya amafaranga ariko nanayakoreye sibyo ariko ndeba abandi bantu uburyo bakorera nk'amafaranga ko butandukanye n'uburyo nyakorera mu ngewe right ariko nahaye agaciro akazi kabo bagabo bari bafite zina boro bimeze nk'ibijerekani n'imifuka ariko kuva hasi kuri niveau 1 bari kuzamura sima hejuru n'imicanga kuri niveau ya 10 na kangahe harimo n'abadamu bahetse abana kubyumva my friend oya ngemerutse guca ku mugore mu uwo mugabo ni umukene oya none se nge naciye ku mugore mu mujyi asinzi uwo mugabo izo boro mugabo ngira ngo Jamila ashobora kuba afite abandi bantu ari kuvuga twebwe tutarasa oya ngewe merutse noneho guca ku mugore uwo mugabo nyine uretse gatoya uwo mugabo uri kuzamura sima n'umucanga ahetse umufuka gutya akazamuka kuri nivo ya mbere akagera kuri 12 agakora amaturu arenga 300 ku munsi uwo ni umukene bari mu muhebe 2 cyangwa 3 none se reka nkubaze ngemerutse guca ku mugore mu mujyi aryamye uri kubona irizuba ukuntu rimeze irimazeho iminsi uri usurizi aryamye asinziriye n'akana ke gato gafite nk'imyaka 2 uri kumva batiyoroshe kandi bafatishije ubwo se ndatewe nandi ku muhanda baryamye kuri kano kayira k'abanyamaguru basi rega Kamaro sobanura bari gutera inda ariko hari n'abagore batashatse inda se yarayikuye he inda yarayikuye oya man ibyo byihorera kabisa hari abagore batashatse babyaye inda bitera inda se bitera inda ataragiye mu rugo ushatse kuvuga ko atagiye mu rugo nibyo byari by'abagore ariko mungaraza agatera inda agaca akagenda yatewe inda n'igitsina gabo none se uko abahungu batera inda abakobwa bakabihakana bakabihakana umwana akabingegera iwabo bakamwirukana akajya ku muhanda abagabo bose bafite abagabo bose bafite ubugabo urumva babukoresha urumva bagakora imibonano mpuzabitsina n'abagore n'igitsina gore ntago bose ari abagabo uri kubyumva nge sinzi n'abagabo icyari cyo hari abasaza uyu munsi bibishwi kandi bakuze ugasanga ashaje ari igishwi ntago ibyo bintu ntago bizi byagenze gute ariko ntago abantu bose bari mu kebo kamwe none turamubaza babana twita nk'umuntu w'ikigoryi urabise ko hariho abantu b'ibigoryi ntago basaza ntago basaza barasaza yego cyangwa hoye none yashaje no kubona umuntu ukuze w'ikigoryi yashaje bari iki
nyine buretse yashaje abari iki noneho nta abari gahinda umusaza ikigori ari yapana umusaza w'ikigori Jamila tuza abahungu b'i Kigali bazagushaka yaba abafite amafaranga batazashaka inama nagira Jamila ayingire kabisa ndayike Jamila wowe wishaka ko bazagushaka abahungu urumva ahubwo muzashakana right yes wowe kora kariyeri yawe uhasoringa ushaka imifungo mu buryo bwawe uzaba umudozi cyangwa ikintu runaka urumva ushinga company yawe ugerageza ibintu biri nini ubona bikomeye cyane abari byo uzagerageza nukagerageza ikintu gitoya right nugahangana n'akantu gatoya uzahangana n'ikintu kiri big none ikibazo hari igihe uganira n'umuhungu man wakumva nk'ibintu avuga n'imyaka afite shaka akora mana we yewe urumva uzagerageza ibintu binini kamaro uzwari igihe uburi nko mu bitekerezo bugutiwe uzagera mu gihe cyo gushaka urumva uwo muzashakana afite ibyo yagezeho nawe ufite ikintu wagezeho uvuga ati ndi umukobwa wigize sibyo ndi umukobwa wigize ngiye kubana na runaka ariko nanjye mfite ikintu mfite itafari ngiye gushyira ku buzima bwanjye nawe mfite uburyo tugiye kubakana famiye ariko nanjye hari step urumva nateye sibyo abahungu rero bafite ibyo bitekerezo byo kubyuka nabo bakajya gushaka no kuri kw'Imana ni bake abo rero niba batarimo ni bake ndahari urumva kandi wubatse oya baretse gatoya ndahari umva ndahari kushishikariza urumva abo bahungu kugira ngo bagende bajye gushaka ubuzima bro Lilio njyewe iki kiganiro kagitangiye ari joke kimeze nka ari joke ariko ngiye namanze kukigira serious ku buryo numva nanakubita umuntu rukiye mu kiganiro ntaba ari njye uko nawe narugusubiza ninde uri gutekereza kuri kubita naje kubona ikintu kimwe gutinyuka ugatekereza something gutekereza ikintu kinini nkuko uri gutekereza tuwa yawe ukaba warasohoye amaflyers tukaba turi kuyishyira kuri platform zacu tuvuga ngo uyu nguyu ni MC Lilioze wateguye tuwa muri Nyungwe uko byumva ni ikintu nyine gishobora kukubyarira umusaruro munini ejo bundi ukayitegura Uganda ejo bundi ukambuka ukayitegura Kenya ejo bundi ukagenda ukayitegura muri Nigeria ukajya n'ahandi sibyo icyo nicyo kintu kirenze n'abandi bakobwa namwe mutegura ibintu nk'ibyo urumva bizababyarira umusaruro bibarinde birinde ba bantu bashaka kugusuzugura wowe urumva mushiki wanjye ngo aze kukwaka ipipi urumva umuntu agusuzugura aje kukwaka ipipi kubera amafaranga azasanga nawe uyafite umubwire ati nanjye iyo pipi yawe ngiye kuyaguha amafaranga ngahe se yampindurira ubuzima sibyo nukora wowe nuhasoringa ugashaka amafaranga nako ntabwo nkubujije gutanga ipipi ku muntu wumva ushaka kuyiha sibyo nta mugabo uzaza ntabikora Imana uzaza imbere yawe nawe ingero z'amazina akoresha ngo aze kukubwira twagiye warugeze kuri bikora Imana urumva hega imifungo noneho bikora Imana turebe ikintu azaza kubaza azakugeraho akubwira ati nje muri cross country nje muri Ferrari nje muri Bugatti urumva nawe uri muri Benz yawe ariko azagusanga nawe wicaye muri Barabasi kadere kuri Barabasi Kamaro we wanjye azagusanga nawe wicaye muri Barabasi wafunze isambusa ibere ryawe riri hafi genda kuva mu isuti urumva utabyitayeho akureba gutya kuyibere urumva akireba mu maso Jamila arayafite sha manza wumva gatoya akureba kuyibere gutya akureba mu maso uri kuri chat utoshe uri kudiringa ngo ya kontineri ivuye muri Korea yagera hano sanga wa mugani we manifest kabisa umeze neza uziko mise numva nyicayemo mani nawe wasaza ibyo rero nsanzwe mfite utwo tuntu tw'inzozi ari ukuntu tujya nicaranye ariko buriya mu buzima bwira mugenzi wangu uzagira inzozi uzagira inzozi bro
kino rose ukigeraho mama uzagira inzozi buryo buriya kutarota ni bibi cyane iyo utarose nta n'ubutandukaniye n'uwapfuye ese ubundi utarose bwacyara iyo utarose nta n'ubutandukaniye n'uwapfuye uzagira inzozi burya mu buzima bwawe uzabe MC Liliose urumva uzaba umuhosta kuri channel yawe gutya uri gufura mu buzima bwawe uri kubaka ikintu cyawe uri kubaka kingdom yawe sibyo unatekereze aricyo bavuga ngo think twice urumva utekereze no kabiri urumva utekereze no ku yindi business iyi channel yawe izagufasha kwamamaza business yawe uzaba umunyamideli cyangwa se ushobora gushinga company ya modeling ushobora gushinga ibintu byinshi ushobora gushinga agency nini escort agency nk'iyanjye urumva nanjye ndi kuyishinga ndashaka kuyamamaza nkayubaka urumva dukeneye icyo bitangwa youth for change urubyiruko ruhindura okay buriya wongereyemo akantu kakuvuga ngo urubyiruko ruhindura kandi ruhinduka byaba ari sawa urakoze cyane byose nawe bitandukaniye ntabwo wahindura utahindutse kubyumva uzasaze ufite amafaranga n'ibyanga ariko uzabe warakoze kabisa uzabe warakoze nutaba rubangura nutaba rujugiro nutaba bande bose urumva mugere ku bikorwa byabo ariko uzabe waragize gute nibere nyirangara nutaba rubangura uzabe Sina Gerard cyangwa ube Kazungu bose wa Inguvu Jean wamugana sibyo ariko mbe boss trying ahantu hose mbe head mbe umutwe trying urumva nutaba nuze Coach Gayeri uzabe yaka oya yawe yakakoko kirajya kwa oya nzaba yago big energy uzaba big energy baze kongeye akamufana zahita big energy ziravaye buzaya mwana big energy pe ya big energy ni irabaza kuba siroga y'ikinyejana kabisa no big energy ni ikintu kinarenze buriya nuko abantu batabizi buriya ashatse yago yahita afungura uruganda ririya jambo rukora nka energy drink ni jambo riri big ni jambo riri strong agatakora brand ya big energy kandi wakora kabisa that's what it is ndaza kumubwira yingurisha ariko rero ngiye ari nshaka kuzaganira ngiye ndashaka gutangira gukora ibiganiro biri serious niko ibiganiro n'ubundi biri serious umva si biri serious cyane urumva bikebura abantu tu apana byo kugenda hariya nkajya kudodoma mbomborana nk'ingungu imanuka ku musozi nta kirimo ngo wabaye ngo umusesenguzi usesengura abantu ugasesengura umuntu urwaye akagera ubwabo uri gusesengura life y'abantu wabanje ugasesengura iyawe aba basesenguzi cyaza narumuye mu buzima nyabonye abasesenguzi buzuye muri Kigali njye ntago naba umusesenguzi njye ndi umu storyteller urumva ndi umu storyteller urumva nikundira kuganira ariko ntago nagera kuri life yo gusesengura nagera kuri step yo gusesengura life y'abantu reka mbaze ntere ko yanjye nyisesengure nimbona isesenguritse neza isesenguritse nzafasha n'abaturanyi n'inshuti ni bya bindi biri ivuga ngo gutokora mujya mu jisho rya mugenzi kuzakuramo igitokoro iwawe bikirimo umva byuzuyemo njye niyo mpamvu ziko njye dushobora guhura mu nzira ubundi gute mu jisho ryawe harimo ikiro cy'umusenyi ukaba uri kubona umuntu ngo umuntu akazizi kaguye mu mboni ugatangira kumugerera impuhwe kandi wowe wuzuyemo imicanga njye nshobora guhura nawe singusuze ko ntakubonye kandi twahuye njye ndeba ibindeba ntabwo nkunda kugenda ndeba gusa ibintu ngo runaka twahuye ushobora wenda kuvuga ngo uriya mukobwa ngo arasuzugwe ni ukuri ko Imana ntakubonye ntabwo ugera ku ruhande ntabwo ugera abahegera ibindi sinjya ngenda ngo ndebe n'inyuma aho navaga naba ndeba yekise kandi avuye kamera
kandi nyine ndi imbere ngomba kuyireba ndabona guri rwihindukira ukareba hari ukuntu ugera nko muri karitsiye iwanyu ugacaho wigendera abantu bagatangira kuvuga ngo uriya mukobwa wo kwa kana kangasigaye asuzugura ngo ntagica ku bantu ngo abasuhuze ngo ntakitwikoza kandi ugasanga waba udahari nibo bavuga ngo uriya mukobwa w'akakana kango ntagashaka uriya mukobwa w'akakana kakuramo inda ugendeye ku magambo bakuvuga wabaho mu nzozi z'abandi reka abagore benshi batuye mu karitsiye mutuyemo cyangwa twatuyemo bakunda kuvuga amagambo menshi ntabwo baba barabyaye none se si byo byane nakubwiye ngo bimwohoze utubwira ngo umuntu afite imicanga mu maso ari kureba akantu gato ibaze ko abantu benshi usanga nk'umugore yicaye ku iseta cyangwa mu gasantere ahantu mutuye cyangwa ahantu atuye uwo mugore ni urugero ugasanga wowe ritambukiye utwite urumva ahangayikishijwe n'umuntu waguteye inda ni ukuri kw'Imana uzi nge kandi we yicaye aho ngaho ari gucuruza agataro yabyaye n'abana nka 5 urumva none ahangayikishijwe n'uko twite kandi bafite 5 ni ikibazo ariko mana iki kiganiro se ko kiryoshye Jamie ibyo bintu ni ibiki wa mugani ibyo bintu nabane kwa kundano bareba bitareba yarifasha aramamagara ariko Kamarongo ngiye ngo ndabona ngo ibintu byawe akabaye warabikoze gutya ngo kugira ngo ubugeze kuri ibi ndamubwira ati ngamugira wamfura we ibintu byandese byawe ngo urabona ngo watangiye kera ngo wagombye kuba ufite inzu ngo nini mu mujyi wa Kigali ngo ufite imodoka nziza ugendamo ngo ufite ibikini biki ndavuga ati none ko ngiye mfashe taxi mvuye mu kabari cyangwa ngiye nk'ahantu nishyura nkabona mbashije kuyishyura ufite ikihe kibazo imodoka ni vora cyangwa imodoka niyo umuntu yicaye ikamugeza ahantu agiye ngo urabona ngo nta modoka ngo uragura ndavuga ati niba mfite imodoka urabizi igitekerezo cyo gutangira sundi newe kiguhaye nyawe unyumvira tu ndavuga niba mfite imodokari reka abantu ngo babayeho mu kureba ibitabare naramubwiye ngo ushinzwe gukora audit ibintu byanjye ngaho nyumvira taramuhaye akazi naguhaye akazi ko gukora audit y'imitungo wanjye uzi nunzi iki uzi nubatse hehe uzimba hehe urumva urebera ibintu byanjye bundi urebera success y'umuntu hehe ahubwo sarabizi ko wigirwa niki no kujya hariya nkazana imodoka bose sinagenda nkayikodesha nkazana ngo nayiguze nkajya mu kiganiro nkabivuga abuza abantu batubeshye ngo bafite amazu muri Kigali kuri YouTube ariko ushobora gusanga mfite iyo modokari inyinjiriza 5,000 ku munsi sibyo cyangwa 10 ngatuza ugasanga ari inyishyurira inzu mbamo abantu bigize abantu basesengura ubuzima bw'abantu waye warasesengura ubuzima bw'umuntu kubera iki wasesengura ubuzima bwawe ubwanjye urabushaka wiki ninde wagutumye kuza gusesengura life yanjye no kuza kunkorera audit y'ubuzima uri umuditeri wa life yanjye n'imitungo yanjye naguhaye akazi what's going on wamenye ibyawe hari abantu oya umva ngwe Kamaro hari abantu batabaho batamenye ko aho wagiye batamenye ko wariye nyine bimufasha iki se na kimwe ariko nibwo buzima bwe umuntu ashaka kumenya ko nariye umva buretse gato umuntu ashaka kumenya ko nariye kubera iki kuyo ndiye ari ngiye usura ko iyo ndiye ari ngiye utura umubi ubyo byimenyera ngiye nkoko ugasura umusozi w'inkoko iyo ndiye inkoko usura umusozi w'inkoko wari ibirayi iyo ndiye isamake ni wowe usura umusozi w'isamake cyangwa ninjye wusura wari isamake kama wariye nariye mubwire icyo nariye kugira ngo mu kanya witegure n'umusozi ndi busure ndagiye nasi wariye wese arangwa no gusura none umva ngiye ubwo ntabwo uba wariye n'uwasuza arangwa no kunutsa icyo ni ikinyarwanda kamandarize mbara n'udusuri Jamila wawe rakamara ubu nge numiwe cyakora imbavuga ubundi Jamila tumeze nk'umuntu uzi kuvuga kabisa none Kamaro yamujibije oya nge nazimye mani Kamaro ari ukuntu n'abantu barira ngewe ubu sina nahari mu bitekerezo ngeze Sonatibe umva ngiye nkubwiza ukuri ushobora kunshyira akabanga mu maso sindire akabanga
akabanga urusenda rw'akabanga cyangwa ugafata piripiri ukayihanaguza imboni yanjye uri kubyumva ugafata piripiri ukayigira gute mu jisho ryawe ugafata piripiri ukayisatura ukayihanaguza imboni yanjye sindire umva nta gasenda gahari ngo ariko ku kintu kiri real kijyanye na social life urarira Kamaro ntabwo narira gusa ako Kamaro kandi uzi ukuntu arongeye no ko umuntu umugabo w'umukene nkaho ari umukobwa wakwangiye kukene arongeye bro dore ijisho rye ryongeye Kamaro tubwire ndeka ndi kukureba uba nkubwire nakubwiye ngo umugabo wese mbisubiremo ubyuka akajya gushaka amafaranga afite famiye ntabwo ari umugabo w'umukene abagabo batandukaniye mu bikorwa no muri success zabo ariko nubona umuntu ari kumena ibuye cyangwa ari guterura isima ntabwo uriya muntu aba ari umukene kubera ko umugabo w'umukene ni uwo nabanza twiteze mu mutwe ni umugabo udakora uri kubyumva ni umugabo udashakisha ni umugabo uticira inzira ngo ashake ahantu akura icyo kurya ariko uriya muntu urumva w'umuyede uriya muntu w'umufundi uriya muntu umeze gute wese ntabwo ari umugabo w'umukene uturugo rwe ingo nizo zitandukanye urumva ariko abantu bo ntago umuntu wagiye gukora ntabwo ari umukene nshaka kuvuga ko batabana n'ingo zabo abatabana n'ingo zabo ubwo ni abatarugo Okay, ni Seneza TV show muri kubwira James Liliose murabizi neza Kamaro na Jamila ntago ibintu byabo twabisoza tugere kuri James neza tumaze kubyashya twamaze kumenya yuko Jamila agiye kujya Kamaro agiye gufata Jamila akamujyana muri testing ni satani mureke uyu muntu ugomba za testingana n'abana b'abakire urumva Kamaro wese ubona uvuyemo kubera ukennye urakennye se ufite amafaranga we ufite amafaranga nakena gute ngende umurara w'imihanda nihiringa ngiye kubyuka mu gitondo urumva nta mu gitondo oya ntabwo ubyuka mu gitondo oya uretse gato arataha nta mu gitondo vuga ngo njyama mu gitondo ngabyuka mu gitondo oya Kamaro ataha kubyuka muri icyo gitondo nkoramo ibintu bibiri ndaryama ngahita nanabyuka ngewe ngo wambwira ngo ngewe waza kumfatiraho kwiza umbwira ngo nta mafaranga ngo Kamaro ngo yakubiswe ntacyo nakubiswe ariko ndi kuyahiga nawe ngo nagusaka none se ubu nava mu kiganiro nta mafaranga umpaye Kamaro ushaka amafaranga Kamaca bugufi Kamaro ushaka amafaranga ikiganiro cyarangiye urasubiramo sinsubiramo ntabwo usubiramo Kamaro gutyo usohoka mu kiganiro ntabwo wabikora ibyo bintu sezera abantu unabatumira urabatumira muri nyungu imbaraga zose zimaze okay ubwo urashaka ko mvuga kuri show yawe kuri tour yawe buri muntu wese ukurikiye iyi TV twicayeho hano yitwa Saneza TV show Saneza TV show umuntu ukurikiye wese namubwira ngo uyu mukobwa MC Liliose uravuga Liwaizi tour ndabatumiye muri Liwaizi tour izaba kuri ziriya tariki zivuge 31 z'ukwezi kwa munani aho ngaho nzaba mari ni muri Nyungwe niho tuzaba turi 31 Canopy Walk and Waterfall Experience kuri Canopy tumeze neza twafunze isambusa ufitemo n'ibyana se aso abantu baburamo yes ubwo nyine inyamaswa nazo zibyumve urabizi ko zabiheze kundi ibyana mwese muratumva ibaze ko amafaranga arimo ibintu byose hazaba harimo silent disco n'amafaranga 50,000 amafaranga make cyane n'amafaranga make cyane mu 50 urumva harimo transport harimo silent disco ko umuntu agenda yambaye kuteri nice very nice hazaba harimo itike ufitemo ba influencer bangana gute bimeze gute barimo ntago bose nabavuga ngo mbarangize arabutaramara kwishyurwa ngubwo nta kibazo bakakizamo ntago karinze aya ntaribi noneho ni ukuvuga ngo ibintu byose bikubiye muri ayo mafaranga na photoshoot snacks and refreshment kurya no kunywa yes kuryama tuzagenda mu gitondo kare tugaruke nimugoroba urakoze cyane wamfura we mwabyumvisha ko kuri 31 twese tugomba guhurira muri Nyungwe tuzahagurukira hano ku gisiment ku Gishushu kuri RDB
mwabyumvisha namwe mwa nyamaswa zanjye mwe urumva tugomba guhurira mu ishyamba ryacu tugiye muri Nyungwe mu gutaha tuzaca ku cyayi Imana we n'ibintu biryoshye wallahi so Kamaro don't miss this moment no I will never hariya tugomba kujyana I'll never forget yeah haraho tugomba kujyana so thank you so much okay let me save the date urumva n'abantu banjye bankunda muzaze du supporting uyu nguyu tujyane muri tour yiwe kuri 31 ngo yunguyu wagira ngo uvuze ngo yunguyu ukagira ngo navuga ngo big energy big energy yours. Okay, thank you so much guys. Mwakoze cyane kudukurikira kuri Saneza TV show. Tuba turi kumwe nanjye na MC Lilios ndetse n'abashuti banje hano Jamila ndetse na Kamaro. Mwumvishe ko twagize ikiganiro kiryoshye cyane. Jamila. Nago mari. Oya isezerano warikoze twaryumvishije. Ibyo navuze ndabikomeje Imana ibaha amafaranga n'amahoro. Sawa, thank you so much. Ciao ciao.